Yesu ashimwe cyane, reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, nizera ko aho uri umeze neza. Ni mwene so Iranzi Alfred, uyu munsi dusangire ijambo ry'Imana, dusome Matayo igice cya 10, dusome umurongo waho wa 16. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane ndavuga ku mpamvu zatumye Yesu abwira abigishwa ko bakwiye kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Inzoka igira ubwenge bwinshi, ariko natekereje kuvuga ku bwenge bune gusa. Inzoka bigira n'isano no kuba Yesu yarabwiye abigishwa be ko bakwiye kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ubwenge bwa mbere inzoka igira, abantu mwese muzi inzoka aho iba, mujya muzibona mu myobo. Nta na rimwe ushobora kuzasanga umurizo w'inzoka ku mwobo cyangwa ku munwa w'umwobo wayo, uhasanga umutwe. Ntabwo hinjira icy'inyuma, ahubwo ihora ifite amakenga yinjira. N'iyo igenda uzabibona ko igenda ihindukira iburyo n'ibumoso, iba ifite amakenga. Yesu yarababwiye ngo mujye mugira amakenga ku kintu icyo ari cyo cyose. Ubwenge bwa kabiri, inzoka iyo yashaje ifata urugendo runini, ikava aho yari iri ikagenda igakora urugendo, hanyuma ikamara igihe aho hantu itarya itanywa, ahubwo ishonje. Hanyuma yamara gusonza ikiyuburura, uruhu rushaje rukayivaho, ikagarukana uruhu rushyashya. Yesu yari abizi neza ko abigishwa aho bazajya bagenda hose bazajya bahura n'ibintu bituma mu by'ukuri imbaraga zibashiramo bagasaza, ariko arababwira ngo mujye muza twihererane. Haleluya! Mwongere musubizwemo imbaraga, mwongere musubizwemo intege. Ubwenge bwa gatatu, inzoka iyo uyikubise irwana no guhisha umutwe, kubera ko izi neza yuko umutwe uramutse ukomeretse ibintu byose byagenda nabi. Rero irwana no guhisha umutwe. Yesu yarababwiye ngo rero mujye mugerageza, murinde umutima, mwirinde ntimusakuze mu bigeragezo, mwirinde mumenye ubwenge hagati y'ibibarwanya. Ubwenge bwa kane ari nabwo nsorezaho, inzoka iyo isanze ngenzi yayo yakomeretse irayomora, iyomoza ubumara buri muri yo. Yesu yarabwiye ngo ntimugakomeretsanye, nubwo aho mugenda n'ibyo mugendamo bizabakomeretsa, ariko mwebwe mwirinde ubwanyu, ntimugakomeretsanye, ahubwo muzajye mwomorana. Yadusigiye inshingano zo komorana, nkubonemo umumaro nawe umbonemo undi, unyurure umutima, twomorane aho gukomeretsanya. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Wenda birashoboka ko nawe hari ibindi byinshi wavuga kuri iki cyanditswe, birashoboka ko hari ibindi byinshi waba uzi, ariko ndakubwiye ngo muri byose turusheho guhishurirwa, turusheho kumva no kumvira Imana yo mu ijuru itugirire neza. Yesu yatumye abigishwa ari nk'intama hagati y'amasega. Amasega azirana n'intama. Intama n'ibyo kurya
by'amasega. Rero aho dukorera ubutumwa, aho tugendagenda, turi hagati y'ibiturwanya, turi hagati y'ibiduhiga, ariko intwaro zigomba kudufasha kuba hagati y'amasega no kwemera kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, tukagira ubwitonzi nk'ubw'inuma. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza, ukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu. Shalom, shalom, shalom.